n'umuhungu wanjye. Yewe rero ubu ni ubumuga natangiye guhuma muri 2015. Ubu mfite imyaka 50, ndi umusaza. Ariko ntibabimenya kubera nariyakiriye mfasha na bagenzi banjye kwiyakira. Ubwo rero ni muri ubwo buryo ngiye kubataranga nubwo ntabareba ariko ndizihiwe kuko nzi neza ko amaso yanyu mwebwe arandeba n'ay'umutima nanjye arareba. DJ nshakira Abagina
Yega abana muyoboye tubyine abana yamuga ukabeza badiruka mu myaka yose nyamara ubu ntabura agahinyuka bituma nyampinga igikundiro ibi turashoboye Zama turashoboye abafite ubumuga bw'ingo rwose turashoboye abafite ubumuga bw'ingo rwose turashoboye abafite ubumuga bwo kutabona abafite ubumuga bibaheza mu bikari abafite ubumuga bibaheza mu bikari iyo duhawe imbaraga n'ubushobozi bwacu bugaragara amahirwe ashoboka abafite ubumuga turabakeneye tubigisha ikoranabuhanga bibakerereza mu iterambere abafite ubumuga aribwo bwose turashoboye hari abafite ubumuga bw'ingingo z'amaboko hari abafite ubumuga bw'ingingo z'amaguru hari abafite ubumuga bwo mu mutwe abafite ubumuga bwibaheza mu bikari disability is not inability disability is not inability disability is not inability disability is not inability dufite intego y'ubuzima dufite intego y'ubuzima hari abafite ubumuga bw'ingingo z'amaboko hari abafite ubumuga bw'ingingo z'amaguru hari abafite ubumuga bwo mu mutwe abafite ubumuga abafite ubumuga ntibaheza mu bikari abafite ubumuga bw'ingingo z'amaguru abafite ubumuga bwo mu mutwe abafite ubumuga ntibaheza mu bikari abafite ubumuga ntibaheza mu bikari bafite intego y'ubuzima bafite intego y'ubuzima DJ Mabeze yes DJ mwaryohewe nabado biracyaza gutekereza ngo ko mfite umwana wabashije kujya mu ishuri ubasha kugenda ubasha kuvuga abandi basigaye inyuma ko mbona nta wundi utuzi ko nta muntu wigeze ambwira iby'iyi ndwara byagenda bite
washinga umuryango, hanyuma basi nubwo twakoresha ubushobozi bukeya tukamenyesha rubanda rwinshi ko iyi ndwara ihari. Ni icyo ngicyo, ni iyo tageti. Dukore ubukangurambaga, dukore n'ubuvugizi aho bwaramuka bugera, kugira ngo guverinoma izadushyire muri gahunda zayo, nabo bashyirwe mu igenamigambi nk'uko bateganyiriza abandi bana bafite ubumuga. Iyo duherutse kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abantu bafite ubumuga, ariko iyo babajije ngo ni iki mwifuza, ubona batekereza biri hejuru cyane batari hasi. Barakubwira ngo ntabwo leta baduha akazi, ntabwo mu nyubako aho batangira serivisi ntabwo tuhagera byoroshye.